Haleluya, Imana y'amahoro ibane namwe. Dukomeje kwigana amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'umugenzi igice cya mbere, igika cya mbere, aho batubwira inkuru za Yohana Bunyana, umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi abantu benshi dukunda kumva. Amen. Umwanditsi w'iki gitabo yitwa Yohana Bunyana, yavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na makumyabiri n'umunani. Se yari umucuzi kandi nawe yize uwo mwuga. Yize imyaka mike gusa mu ishuri ry'abana, yiga gusoma no kwandika gusa. Yari afite ubwenge bwinshi bwa kavukire, ariko nta buryo yabonye bwo kwiga byinshi. Nubwo yari azi kwandika no gusoma, imyandikire y'iteka yarimo amakosa menshi. Akiri umusore, Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoraga umutima umurega, azi ko Imana izamubaza umunsi umwe. Yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica isabato, yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo kureka iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu? Agira ubwoba bwinshi, maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Bukeye ahura n'abagore batatu bakijijwe baganira iby'Imana. Bahagaze ku irembo ry'urugo, atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagabo babonye Yesu koko. Icyakora ntiyakizwa uwo mwanya. Yongera guhura na Apoloni na Bwihebe ibihe byinshi, ndetse hari ubwo yari hafi kumera nka wa mugabo wo mu kazitiro kwa Musobanuzi, ariko bitinze agera ku musaraba, umutwaro umuva ku mugongo, arakizwa. Atangira kuvuga ubutumwa hose, Imana iramukoresha. Maze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu mirongo itandatu himikwa umwami mushya utaremeraga ko abatarobanura ubupasiteri mu buryo butegetswe buvuga ubutumwa. Yohana araregwa, ajya mu rubanza, bamutegeka kureka kuvuga ubutumwa, aranga. Baherako bamushyira mu nzu y'imbohe. Amaramo imyaka 12. Kuba mu nzu y'imbohe kwamuhaye uburyo bwiza bwo gusoma igitabo cy'Imana no kukirondora cyane, kandi Imana imukoresha mu zindi mbohe. Icyamubazaga ni kimwe gusa, ni ibyo gufasha umugore we abana. Ntiyashoboraga gucura nuko yiga undi mwuga wo kuba utuntu abohesheje urudodo, akabigura amafaranga akayohereza iwe. Yanditse byinshi muri iki gitabo. Icyo gihe bitinze baramurekura, abona umudendezo wo kuvuga ubutumwa no gukoreshwa n'Imana. Mu mwaka wa 1676 bongera kumufunga amezi make. Nibwo yanditse iki gitabo kiboneka mu mwaka w'1678. Abantu baragikunda ku buryo butangaje, gikwira hose mu gihugu, cyane cyane mu ngo z'aboroheje. Gikundwa n'abana n'abakuru. Ubu kimaze guhindurwa mu ndimi zirenga 120. Ubwa mbere ifura n'abanyeshuri basuzuguraga iki gitabo, bati nta mucuzi wo kwandika igitabo, ariko buhoro buhoro gitangira kumenyekana muri bo. Yohana yarapfuye kera. Baragisoma, baragitangarira, basanga ni ingenzi rwose. Bibaza uko umuntu w'umukene w'umwuga ugayitse, utize n'ubwenge, yashobora kucyandika. Birabayobera. Icyabimuhesheje ni kimwe, yari azi igitabo cy'Imana uburyo butangaje, bisa naho yagifashe cyose mu mutwe. Ni ukuri, gutinya Uwiteka n'itangiriro ry'ubwenge. Tubisanga muri Zaburi 111 umurongo w'10. Igitabo cye cyuzuyemo amagambo y'Imana akurikiranye, ni menshi cyane. Tugisoma iki gitabo, twibuke yuko ari mu buhamya bwa Yohana Bunyana ubwe. Byasenga yaryamye akarotera mu itangiro ryacyo n'inzu y'imbohe yari afungiyemo. Tujyane nawe, tugerane muri we ku irembo ryo kwihana no kwa Musobanuzi, kandi cyane cyane ku musaraba w'Umwami Yesu. Duture umutwaro w'ibyaha, maze natwe dukomeze urugendo. Iyo nzira ni nziza cyane, kandi rero nta yindi nzira igera i Siyoni.
mwakire neza amagambo y'Imana.